Reka twihuse cyane twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no ku biganiro bikomeje hagati y'impande ebyiri n'uruhande rwa leta ndetse na M23. Ni mu gihe twitegura ko impande zombi zongera gusubira ku meza y'ibiganiro, noneho nta kabuza ameza ashobora kuzavaho imyanzuro ya nyuma yo kugarura amahoro muri ubwo burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu kiganiro yahaye igitangazamakuru Jeune Afrique, uyu ni Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Jacques Shabani yongeye kwerura atangaza ko leta ye nguko byagenda kose ntabwo rwose ngizigera isinya ayo masezerano ya nyuma dutegereje, ngo ni mu gihe M23 itazemera kurekura ibice byose yigaruriye, ariko kandi ngo hagomba no gushyirwaho ubuyobozi. Ndetse rero uyu muyobozi yanatangaje ko hatagomba rwose kugibwa impaka cyangwa se ibiganiro byinshi ku bijyanye no gusubiza ibice byose byigaruriwe na M23 cyangwa se kuhashyira ubutegetsi. Ni nayo makuru tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya. Turaza kumva neza icyo uruhande rwa M23 rubivugaho cyo kimwe n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reba hasi handitse subscribe. Ni amakuru menshi cyane uzajya ukomeza kubonera ku gihe nk'ibisanzwe 5 kuri 5. Iyi ni inkuru yacu igira iti leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yongeye gushimangira ko itazasinya amasezerano na M23 itarindiriye kuva mu duce twose yafashe. Ni mu gihe ibiganiro bikomeje idoha hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'umutwe wa M23. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu akaba na Vice Premier Ministre Jacques Shabani yagaragaje ku mugaragaro umurongo utukura wa Kinshasa ati nta masezerano azasinywa na M23 igikomeje kugumana ibice byose yafashe mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Ni mu kiganiro yahaye Jeune Afrique, Shabani yagize ati irekurwa ry'ibice byose M23 yafashe hamwe n'ubusugire bw'igihugu si ibintu rwose tugomba gutindaho tuganiraho. Nta nzira iyo ari yo yose yo kugarura ubutegetsi bw'igihugu itagomba gutangirira mu bice byigaruriwe n'umwanzi. Umwanzi agomba kubanza gutanga ibice byose yafashe, hanyuma tugakomeza ibiganiro ni mu gihe ubutegetsi buzaba buhari. Aya magambo akomeye aje nyuma yuko kuwa 18 Nyakanga 2025 RDC na M23 basinye itangazo ry'amahame yibanze idoha muri Katari ryagombaga kuba urufunguzo rwo gutegura amasezerano arambuye y'amahoro. Gusa nkuko byagaragajwe n'impande zitandukanye nibigeze bemeranya ku by'ingenzi, cyane cyane ni kubijyanye no gusubiza leta uduce M23 icunze. Nubwo Doha yasize itanga ikizere cy'amahoro, Kinshasa ikomeje kugaragaza ko nta na rimwe izemera gusangira igihugu na M23, bityo ikaba ishyizeho igitutu kuri uyu mutwe ngo urekure ibice byose ugenzura imbere yuko habaho izindi ntambwe. Nyamara rero M23 nayo ntiyoroheje ibintu, iti tuzarekura ibice byose ari uko habayeho impinduka zifatika. Ni mu gihe Kinshasa isaba ko M23 igomba kuvayo mu buryo bwa burundu, uyu mutwe nawo ukomeje gutangaza ko nta gice cy'igihugu uzasubiza leta hatabayeho impinduka zihamye ni mu miyoborere ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. M23 ishimangira ko ibice ifite ari intwaro ya politiki itagomba gutangwa gisubizwe leta ifatwa nk'igitugu. Iraharanira impinduka n'uburenganzira bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi. Ni mu ijambo riherutse kugarukaho cyane na bamwe mu bayobozi ba M23 barimo umuvugizi wa M23 bwana Lawrence Kanyuka, na barimo perezida wa M23 ubwe Bertrand Bisimwa, ndetse n'uwari uhagarariye intumwa za M23 muri ibyo biganiro by'idoha muri Katari. Yaragize ati kurekura ibice twafashe nta masezerano afatika ku mpinduka byaba ari ugutiza umurindi ruswa, akarengane n'iyicwa ry'abaturage bacu. Nitwe turimo kwirwanaho, ntabwo rero tuzarekura ibice byacu ngo bisubizwe mu bwigunge bw'iyicarubozo. Abaturage bagomba kumva ko tubari inyuma kandi tuzakomeza guharanira rwose impinduka ndetse no gukomeza kubacungira umutekano. Ibyo byagarutsweho na Benjamin Mbonimpa. Iyi myumvire itandukanye y'impande zombi iragenda ituma ibiganiro bya Doha birushaho kuba ingume, aho kujya mu by'ukuri impande zitera hejuru kuri principe buri yose igashyiraho
uburenganzira bwayo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igashimangira ubusugire bw'igihugu no gusubirana uduce. AFC M23 ikavuga ko kurekura ibyo ifite bikeneye guhabwa impinduka mu miyoborere. Ni byinshi rero twakibaza kuki bari ingenzi mu mateka y'intambara mu burasirazuba bwa Congo. Ibi ntabwo ari bishya. No mwaka 2013 umutwe wa 23 wari warasinye amasezerano na leta ya Kabila, ariko ni nyuma y'imyaka mike ibyo byarasenyutse. Bamwe mu barwanyi ba M23 batabwa muri yombi, abandi barahunga. Ubu AFC M23 irashyira imbere ko amahoro ashoboka hatabayeho izina ryayo mu miyoborere, guha ijambo abaturage bo mu burasirazuba no guhindura uburyo ubutegetsi bukora. Kinshasa yo irabifata nko gutera leta icyuho, igashyira imbere igitekerezo cy'uko nta mutwe witwaje intwaro ushobora guhabwa uburenganzira bwo kuyobora igihugu cyangwa se ngo ube washyirwa mu nzego za leta. Hanyuma rero tugana ku musozo, Doha irimo kwerekeza mu gihombo cyangwa. Ibi byombi biratuma abantu benshi bibaza niba Doha atari gukomeza kutagira icyo bageraho. Nta ruhande na rumwe kuri ubu ngubu rugaragaza ubushake bwo kwegura ku mahame yarwo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo irashaka intsinzi ya gisirikare mbere y'amahoro ndetse no kwisubiza ibice byose. AFC M23 igashyira imbere inzitizi za politiki zirimo gukomeza gucungira abaturage bayo umutekano ndetse no kutava ku butaka bwayo yigaruriye. Icyo bivuze rero nuko amasezerano ya nyuma atazigera abaho hatabayeho ihinduka rikomeye cyane mu myumvire y'impande zombi, cyangwa se igitutu mpuzamahanga gikomeye cyane. Bikomeje gutya, ejo hazaza h'ibiganiro bya Doha hashobora kuzaba nk'ayandi yose yagiye aburira mu byifuzo. Ubwo ndavuga amasezerano nyine.